waba warigeze kumva hari umuntu uvuga ati runaka yarushye uwakavuna, cyangwa se we ubwe akabivuga byerekezaho ati narushye nk'uwakavuna, cyangwa ukumva babivuga ku wundi muntu mu mateka wenda yo hambere yashize? Ibyo rero, iyo mvugo ngo kuruha uwakavuna ni imvugo ifite igisobanuro n'imizi mu mateka y'u Rwanda. Kavuna akaba yarahebuje abantu bose umuruho. Uyu Kavuna iyo nkuru ikomokaho ni umugabo wari umugaragu w'umwami Ndahiro Cyamatare ahasaga mu myaka y'1500. Azwi cyane mu mateka y'u Rwanda nk'umuntu warushye akavunika, ariko umuruho yagize aruhira abandi bikarangira utamutangiye umusaruro, nta nyungu awubonyemo, ahubwo akiturwa inabi n'ubuhemu aho kugororerwa bashimirwe iyo mvune n'uko kugoga. Kuruha Kavuna rero bigasobanura kuvunikira undi muntu ukamuruhira ukamwitangira, ariko we aho kugira ngo akwiture neza agushimire akugororere, ahubwo akakwitura inabi, nuko abo wavuye amaso akaba ari bo basubira inyuma bakayagukanurira, bakakwitura inabi biyibagije ibyiza wabakoreye. Bikababaza rero cyane, maze uwo bibayeho nk'ibyo ngibyo bati uyu nawe arushye nk'uwakavuna. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Kubera iki Kavuna ari we wabaye ikimenya bose, akaba rurangiranwa mu bijyanye no kuruha ukiturwa inabi, kugeza ubwo umuruho wose umuntu yaruha ugereranywa n'uwo? Reka rero turebe intandaro y'iyi nkuru mu mateka acukumbuye y'u Rwanda, ashingiye nyine kuri uwo Kavuna. Iyi nkuru itangira, amateka yayo atangira mu mwaka w'1477, ubwo Yuhi wa kabiri yatangaga, ni umwami w'u Rwanda, yaratanze, nuko ingoma ye ayisigira umuhungu we Ndahiro Cyamatare. Nuko amaze kumusigira ingoma, bene se ntibanyurwa, ntibishimira ko ari we uhawe ingoma, ahubwo bahuza amaboko kugira ngo bamurwanye. Baramurwanya cyane, ndetse banitabaza abanyamahanga barimo Nzira na Nsibura kugira ngo byanga bikunze bamuneshe, bamwambure ubutegetsi. Nuko imirwano irakomera kugeza ubwo banamwambuye bimwe mu bice yari ategetse mu bwami bwe, birimo Ubuganza n'Ubwanacyambwe. Ndahiro Cyamatare asigarana gusa mu Rukiga ndetse no mu Nduga, aritwo duce twonyine yari asigaranye tukiri mu bwami bwe bataratumwambura. Nuko imirwano ikomeze kumusumira, niko yigiriye inama ati reka nambuke Nyabarongo mve mu Rwanda hagati ngana mu Rukiga, kugira ngo bano ba Kenya nibakomeza no kundwanya bakazanesha, ntibazansinde mu Rwanda hagati, ahubwo bazansange kure, ne kumena amaraso yanjye mu Rwanda hagati. Ikindi kandi cyatumye akora ibi ngibi ni uko yari afite umwana muto Ndoli. Uyu nguyu ari nawe waje kuvamo Ruganzu Ndoli, wamamaye cyane nk'umwami w'u Rwanda. Ati nawe reka muhungishe, muvana aha ngaha batazatwicana biramutse bibaye, nuko inzu yanjye ikarangira, sinzabone umusimbura, sinzabona umuntu ujya ku ngoma ngiye maze gutanga. Nuko mbere y'uko yambuka Nyabarongo, inama y'abiru iraterana, bararaguza kugira ngo bamenye ahantu hatekanye hakwiriye bahungishiriza Ndoli. Nuko indagu zigaragaza ko akwiriye guhungishirizwa i Karagwe kwa Nyirarume Karemera. Nuko banzura ko ariho bazamwohereza, ndetse banateganya umuntu w'intumwa uzajya ushyira Ndoli amakuru y'uko u Rwanda rumeze, akanagarurira abiru amakuru ya Ndoli, kugira ngo babashe kumenya ngo amerewe ate, kandi nabo babashe kumenya ngo mu Rwanda bigeze hehe. Nuko ariko ubwo barimo baganira aho ngaho, ni umwami ari kumwe n'abiru bapanga nyine ukuntu bazajya guhungisha Ndoli, ndetse banatekereza ku ntumwa bashobora guhita nzajya imushyira amakuru. Umugabo Kavuna wari umugaragu twatangiye tuvuga, akaba ari mu muryango arimo abumviriza batabibonye. Nuko bamurabutswe barikanga, bati bigira inama bati nimucyo uyu mugabo tumwice, kubera ko yumvisha amabanga menshi y'ubwiru yazayamena kandi ari umugaragu. Icyakora umwami Cyamatare arahagoboka, arabwira ati oya nimwica, ahubwo ubwo yabyumvise byose reka abe ari we tugira intumwa, kuko n'ubundi yamaze kubyumva, azajya aba ari we ushyira amakuru Ndoli
Ikaragwe ndetse anagaruke aduha amakuru y'uko ameze tubikurikirane. Nuko bigira inama yo gufata umuhoro w'umwami barema Kavuna uruguma mu gahanga kugira ngo bibere Ndoli ikimenyetso cy'uko koko iyo ntumwa ari iy'umwami, ndetse banamuhereza uwo muhoro w'umwami arawitwaza awujyana Ikaragwe kugira ngo Ndoli koko ntazashidikanye azamenye ko yatumwe n'Abiru ndetse n'umwami abyemera. Nuko Kavuna ababaye intumwa y'umwami atyo yo kuzajya ashyira amakuru Ndoli y'uko u Rwanda ruhagaze, ndetse akanagarura amakuru ya Ndoli Ikaragwe akayamenyesha Abiru, abamenyesha uko amerewe kugira ngo bamenye ko ari amahoro kandi ko yiteguye kuba yasimbura se igihe cyose byaba ngombwa. Kavuna rero agira akamaro gakomeye mu guhuza Ndoli ari we waje kuvamo Ruganzu Ndoli ndetse n'Abiru bari basigaye mu Rwanda, kugira ngo abamenyeshe amakuru ya buri wese ku ruhande yari aherereye, akajya ashyira Ndoli amakuru y'ubutasi ndetse n'ay'Abiru babaga bamutumye, ndetse akagarura aya Ndoli akabamenyesha Abiru uko amerewe aho ngaho nyine Ikaragwe. Aba rero inkingi ya mwamba mu mibereho y'urwo rugamba Cyamatare yari arimo arwana ahanganye na bene se ndetse n'abo banyamahanga banzira na Nsibura, kugira ngo ahuze u Rwanda, ubwo ndavuga Abiru ndetse na Ndoli igikomangoma umuhungu wa Cyamatare wenyine wari uriho, wari warahungishirijwe Ikaragwe. Urumva rero ko yagize akamaro gakomeye, akitanga kandi agashyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo ayo makuru abashe kujya agera ku mpande zombi. Nuko Ndoli amaze guhungishirizwa Ikaragwe, umwami Cyamatare n'ingabo ze noneho barabona bambukanya Barongo bagana mu Rukiga kugira ngo babe ariho bajya guhanganira na za ngabo za bene se. Icyakora bene se ntibashyizwe, naho barahamusanze byanga bikunze bamwambure ubwami bwose burundu, bahamuterera ibitero simusiga. Icyakora yihagararaho ararwana ahangana nabo, ariko bamurusha amaboko, maze ku bw'amahirwe make ingabo ze zirahashirira kugera no kuwa nyuma. Nuko umwami asigara arwana ari wenyine, arwana n'ikivunge cy'ingabo nyinshi zimurusha amaboko n'umubare. Birangira nawe yishwe, aragwa arapfa muri urwo rugamba, apfa azize imyambi y'abakongoro banzira. Nuko agwa hafi ya Kibirira, nuko birangira apfuye nyine aguye muri urwo rugamba. Nuko abanzi be bamaze kumwica, umurambo we bawubamba aho ngaho nyine muri ako gace bari bamaze kumwiciramo, baza no kumuhamba aho ngaho, maze aho bamuhambye bahashinga igiti. Icyakora bamuhamba ngo bamwerekeza hirya y'u Rwanda, areba mu mahanga kugira ngo umuzimu we utazoreka u Rwanda, kuko batekerezaga ko umuzimu w'umwami utazabasiga amahoro. Nuko abagore b'umwami nabo baricwa, barimo na nyina wa Ndoli nyine Ruganzu Ndoli, bahambwa bo ahitwa mu miko y'abakobwa. Birangira abo bene se ba Ndahiro Cyamatare bigaruriye u Rwanda bararutegeka, biganjemo n'abanyamahanga bari barimo nyine abashiku bwinshi ndetse na Nzira na Nsibura bari bafashije urugamba. Nuko bayogoza u Rwanda bararuyobora mu gihe cy'imyaka myinshi, u Rwanda rutagira umwami, ruyobowe n'abanyamahanga. Abaturage bagwa mu cyunamo, bagira agahinda, babura umwami, babura u Rwanda, babura ingoma ya cyami, babura ikintu na kimwe, mbese bicwa n'agahinda. Icyakora ibyo byose byabaye, Ndoli we yarabashije guhungishirizwa Ikaragwe ariho kandi ari muzima. Nuko Kavuna akajya akora ka kazi ke, akagakorana ubwitange, akajya kubwira Ndoli ko mu Rwanda bihagaze, akamubwira ati rwose u Rwanda rwayogojwe n'abanyamahanga, barwirayemo bigarurira abaturage, barabacura bufuni na buhoro, barabayobora uko bishakiye. U Rwanda rwabuze gitegeka, rubura umwami, rubura abaturage, mbese abaturage bari mu cyunamo, nta cyizere bafite. Bahora bavuga bati byibura yaba hari n'umwana wa Cyamatare warokotse byibura akatuyobora, akagarura ingoma ya cyami y'u Rwanda, akadusubiza agaciro. Ibyo agakomeza kubimubwira, ndetse akanagaruka mu Rwanda akongorera Abiru ati Ndoli ari amahoro kandi ameze neza Ikaragwe. Komeza rero kuba umuhuza n'ubundi no muri ibyo bihe byo gutegekwa n'abanyamahanga bitoroshye, agenda bimugoye abundabunda yihishahisha,
ariko akazi ke akagakora neza nk'uko bari barabimushinze, kandi akabikora abikunze, abigiranye ubwitange n'umurava mwinshi umunsi ku munsi. Nuko rimwe aza kwigira inama, abwira Ndoli ati uzi n'ikindi, haguruka ava hano, ngwino rwose wime ingoma y'u Rwanda. U Rwanda ruragukeneye, u Rwanda rukeneye umwami, abaturage bakeneye umwami nkawe kugira ngo bayobore, wirukane abanyamahanga, ugarure ishema ry'u Rwanda, ugarure ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwami bwacu bwongere buhame, maze abanyamahanga batuvire mu gihugu. Nuko Ndoli nawe ko yari amaze gukura ibyo bintu nibyo, maze arahaguruka ava i Karagwe ashagawe n'abantu benshi, imbaga ndetse n'inka nyinshi, nuko agaruka mu Rwanda. Icyakora mu nzira bagaruka, ubwo bari bageze ku mugezi w'Akagera aho bagombaga kwambukira kugira ngo baze mu Rwanda, Ndoli yongorera umusare wari urimo kwambutsa abantu ati wambutse abantu bose n'ibintu byose, ariko uriya mugabo Kavuna uramenye agomba gusigara hakurya y'umugezi, ntabwo agomba kwambuka ngo aze mu Rwanda. Nuko umusare ati nabyumvise, cyane ko ntacyo yari kurenza ku mategeko ya shobuja Ndoli. Nuko abantu bose barambuka, Kavuna nawe ntiyanyaganwe mu ba mbere ngo abyigane, aravuga ati reka abantu babanze bambuke, ndetse n'ibintu bya databuja bibanze byambuke, njye nta kibazo ndaza kwambuka nyuma ya byose, kugira ngo hatagira n'ikintu cye gisigara hakuno, naba ndangaye kandi n'ubundi ngomba kumukorera ndi umugaragu. Nuko afashe ibintu byose kwambuka, n'abantu bose barambuka bagera hakurya, inka zirambuka, ibindi bintu bari bitwaje birimo ibirago n'ibiseke birambuka, abantu barambuka bose, ndetse na Ndoli ubwo arambuka. Nuko Kavuna asigara ari wenyine hakuno y'umugezi. Abonye rero ari usigaye, niko kwegera ubwato abwira umusare ati ngaho nyirurukiriza ubwato, nanjye ninjiremo unyambutse nkomezanye n'abandi, dore bageze hakurya. Ariko umusare ntiyarya indimi, aramubwira ati ntabwo byashoboka ko shobuja yanyihanangirije ngo sinkwambutse, ngo ugomba gusigara hakuno. Kavuna ati nuko yavuze, undi ati yego. Nuko biramubabaza cyane, agira intimba, ababazwa cyane no kuba Ndoli atifuza ko yagera mu Rwanda. U Rwanda akaba rugiye gusubirana atarurimo, yararuvunikiye, yararemwe uruguma mu gahanga, yaragendanaga umuhoro w'umwami, yarahoraga atanga ubutumwa ashyira ubuzima bwe mu kaga mu minsi y'intambara n'amakuba, ibintu bimeze nabi, imyambi imuca hejuru, ariko akemera akabikora imyaka myinshi. None akaba yituwe inabi, yibutse imbaraga zose yasize muri ibyo bintu, ukuntu yashishikarije Ndoli kugaruka akanabimufashamo, ukuntu yafashije abandi bantu bose kwambuka, ukuntu yitanze mu buryo bwose bushoboka. Agahinda karamwica, intimba imwuzura umutima, nuko ashengurwa n'ako kababaro, ishavu riba ryinshi. Amaze rero kurengwa n'ayo marangamutima yo gushavura no kubabara, yicuza icyatumye ibyo byose abivunikira, akaba yituwe inabi, afata icumu rye n'umuheto we abivunira ku ivi, nuko abijugunya mu mugezi w'Akagera, nawe yinagamo abikurikiye ariyahura, asiga avuze ati guhera ubu ngubu mu Rwanda uzaruha wese ajya aruha uwa Kavuna. Nuko ibya Kavuna birangira bityo, yiyahura mu Kagera bitewe n'intimba yo kwiturwa inabi na Ndoli Ruganzu, kandi nyamara we yaramuvunikiye, yaramufashije bishoboka, akamwitangira, ariko bikarangira amwituye inabi. Nuko Ruganzu atungurwa no kuba Kavuna yiyahuye, kuko we ntabwo aricyo yari agambiriye. We ajya kumusiga hakurya y'umugezi, yateganyaga ko wenda azamwanga, akamubika inzika, akamurakarira kubera ko yamusize, ariko bikaza kurangira nyuma ntabwo yari azi ko biri muviremo akababaro kageza no ku kigero cyo kwiyahura. Yahamusize atinya ko yazongera gukomeza kumwumviriza, cyane cyane ko yari amaze kumenya byinshi mu mabanga y'ubwiru, akamwishisha rero atekereza ko ashobora kuzayamenera rubanda nk'umugaragu nyine, bikarangira bigize ingaruka ku ngoma ye akamuvamo. Nuko amusiga hakurya. Icyakora birangira bimubabaje cyane kugera ubwo yaniyahuye. Kuva ubwo rero Kavuna amenyekana nk'umuntu wavunitse, agahebuza abandi bose umuruho, ariko umuruho bikarangira anawituriwemo inabi aho kugororerwa, kandi abo yafashije barabashije kugera ku musaruro. Kuko Ndoli yaraje yima ingoma y'u Rwanda, aba umwami w'ikirangirire, ubwami bwe bugenda neza burasagamba, u Rwanda rusubira ku murongo twese turamuzi mu mateka. Icyakora Kavuna we ibyo byose yabimugejejeho, ariko nta kintu yigeze yiturwa uretse inabi no gusigwa hakurya,
agacibwa mu gihugu. Ngayo rero amateka ya Kavuna wahebuje abandi bose umuruho, umugani wa mubyeyi ngo wahebuje abandi bose umugisha. Urumva ko umuntu ashobora guhebuza mu bintu byose, ibibi ndetse n'ibyiza. Birangira rero we yituwe inabi biranamubabaza bimuviramo kwiyahura. Kuva ubwo rero umuntu wese uvunikiye abandi akabitangira akabakorera ibyiza ariko iyo neza ntibayibone, ahubwo bakamwitura inabi, bavuga ko yarushye uwa Kavuna. Ese wowe wigeze wumva umuntu akoresha iyo mvugo? Waba se wari uzi icyo isobanura cyangwa ubimenye ubu ngubu? Tumenyeshe muri comment. Niba rero wakunze iyi video, ntiwibagirwe gukanda like kugira ngo YouTube idufashe kuyigeza ku bantu bose bayikeneye, bashishikajwe n'ururimi rw'Ikinyarwanda, amateka y'igihugu cyacu ndetse n'umuco nyarwanda. Mwari kumwe rero nanjye Ntirumara Intwari, nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro, naho ubutaha.